mwembi rero arabakunda ariko afite aho yabyaye umwana. Iyo rero afite aho yabyaye umwana, aho hasumba aho afite urukundo rwonyine, ahandi hafite urukundo n'umwana. Icyo ngicyo ni ikintu ugomba kuzirikana. Wowe nturabyara ushobora kuba utabyumva. Ndagusuje cyane, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye gukora video ngufiya isubiza ikibazo kimwe cy'uyu mukobwa wanyandikiye aba hanze y'u Rwanda, ati nkundana n'umusore we ari mu gihugu, ari mu Rwanda ariko afite umugore babyaranye, ariko nawe uba ahandi mu mahanga, ntabwo tuba mu gihugu kimwe. Gusa ambwira yuko twese adukunda kandi nanjye ndamukunda pe. Nawe uko mbibona, uko mbona tuvugana, mbona nkunda cyane. Gusa twamenyanye n'ubundi yararangije kubyara. Nkora iki? Ndeka iki? Nshuti yanjye, ikibazo cyawe ntabwo gifite ibisubizo byinshi. Icya mbere ni uko uyu muhungu ni umuntu mwiza cyane, uvugisha ukuri, utaragushyize mu bintu ngo akubundikiranye, ngo akubwire ngo bimeze gutya cyangwa se ngo aguhishe. Abandi baraguhisha, akaguhisha ko afite undi mukobwa akunda kandi banabyaranye, ariko we yarabikubwiye. Arakubwira ati nubwo turi mu rukundo cyangwa se nubwo tubona dusa naho dukundana, ariko mfite umuntu nkunda, undi muntu nkunda, nubwo nawe numva ngukunda ariko mfite undi muntu nkunda kandi twanabyaranye. Mwese ntabwo muhari, mwese muri mu bindi bihugu kandi wari mu Rwanda. Icyo nakubwira ni kimwe, nuko iyo bimeze gutya, uyu muhungu avuga ati mfite abantu babiri nkunda bari mu mahanga, abameze nk'uri muri dilema yo kuvuga ngo ese uzanyemerera yuko tugera ku mubano nyamubano ni uwuhe muri aba babiri? Kuko akenshi uba ufite umuntu ukunda ariko ukagira na backup, cyangwa se ukagira undi muntu ushobora kujyaho mu gihe wa wundi abyanze. Akenshi usanga ariko biba bimeze. Umuntu ugira umuntu akunda ari umwe gusa kandi batararushinga cyangwa se batarasezerana kuzarushinga, ntabwo baba ari benshi cyane. Icyo nakubwira ni kimwe ugomba kwishyira mu mutwe, ni uko mwembi muri mu mahanga. Icyo ni kimwe kuri kimwe. Ariko icyo uyu mukobwa wundi babyaranye gutsindiraho ni uko babyaranye nyine. Barabyaranye, bafitanye umwana, ariko ikirenzeho yanakwemereye yuko nawe akimukunda. Nawe aramukunda, ati mwembi ndabakunda. Mwembi rero arabakunda ariko afite aho yabyaye umwana. Iyo rero afite aho yabyaye umwana, aho hasumba aho afite urukundo rwonyine, ahandi hafite urukundo n'umwana. Icyo ngicyo ni ikintu ugomba kuzirikana. Wowe nturabyara ushobora kuba utabyumva, ariko reka nkubwire ko hari n'abasore bemera bagashakana n'abo babyaranye kandi batanabafitiye urukundo rwinshi, batabakunda cyane, kugira ngo wa mwana yabyaye kuri wa muntu atajya kurerwa n'abandi, cyangwa se atajya kwandagara mu yandi magambo, cyangwa se atazakurana agahinda ko kuba adafite se, gutyo ibintu nk'ibyo. Rero kuba uwo nguwo barabyaranye umwana ni igitego kinini, ntukite akantu gatoya, ni igitego kinini. Nahawe rero ho kureba ngo ese ibintu bimeze gute. Nakugira inama yuko umuntu agira inshuti. Ugira inshuti ni umuntu uri kure, muganira, wenda ukumva uranaryohewe kuko uri kure. Nakugira inama yuko mukomeza kuganira, ariko ushobora kuba wakwakira izindi invitation z'abandi bashaka kugukunda. Yigutwara umutima cyane ngo uhite wumva ko ari wowe koko ngukunda, ngo muri mu rukundo, ngo agutware umutima usange ntugitekereza abandi, usanga ubuzima bwarahagaze. Wibuhagarika kubera yuko uyu muntu afite undi muntu bakundana kandi babyaranye. Ikiba gisigaye no kumenya ngo uwo babyaranye nawe aracyafite ubushake bwo uyu papa w'umwana we bazakomeza bakabana cyangwa ntabwo bihari. Ariko iyo bihari, ibyo ngibyo biba bishoboka cyane, naho ngaho aba agomba kujya. Niyo mpamvu rero utakagombye guta igihe cyawe kinini cyane, cyangwa se ngo uhagarike izindi invitation z'abandi basore bifuza kujya bifuza ko bakwinjirana nawe mu rukundo, kubera yuko byanze bikunze utazi niba uyu nguyu mushobora kuzarushinga. Ikindi nta nubwo mwigeze mubivugaho, muracyari mu bintu byo kuvuga nyine ngo turakundana gusa. You are friends, maybe you are the best friends ever. Ariko rero kuba muri inshuti inshuti zikomeye cyane, sinzi no kuyakure biragoye kuvuga ngo abantu they are lovers. Muri abantu mukundana, rwa rukundo rwo gukundana rurimo imibonano, rurimo gusomana, rurimo ibintu byinshi bigiye kure. Ntabwo mbizi, wenda mubinyuza kuri chat uko muganira. Hari abantu ujya kubona ukabona nyine binjira koko muri rwa rukundo rwerekana ko ari urundi rukundo, bakaba bakoherezanya amafoto utapfa kohereza umuntu uwo ari we wese, ibiganiro baganira, uburyo babiganira, n'ibindi. Harimo iterambere ryaraje, harimo n'abakorera imibonano kure,
ukamufasha ku buryo ibyishimo bye aza kubigeza ahantu hakomeye, n'undi agafasha undi. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo umuntu yabyirengagiza ko bibaho mu isi y'iki gihe. Iyi si irimo ibintu byinshi cyane, ariko ku rundi ruhande reka nkubwire ngo mu gihe cyose ari kure yawe wibifata nk'aho muri mu rukundo rufite ahantu ruganisha, cyane cyane ko yamaze no kukwerurira ko afite undi muntu akunda cyane kandi banabyaranye, noneho ikirenzeho ukaba utari na kumwe nawe mu gihugu kimwe, ahubwo nawe ukaba uri kure ye. Kereka niba wenda uteganya kuzahura nawe vuba. Nibyo ngibyo nakubwira, abandi bashobora kuza kugufasha muri comment bakagira ibindi barenzaho. Ngushimire cyane nkubwira ngo nawe ushobora kubaza ikibazo muri comment cyangwa se ukakinyohereza no kuri email. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza cyane. Imana iguhe umugisha.